Alright, reka nongere mbasuhuze inshuti zacu mudukurikira aho muherereye aho ari hose, yaba mu Rwanda cyangwa mu bihugu byo hanze, wowe wamaze gukora subscribe mu ba mbere, reka nkubwire nti wagize neza kandi Imana iguhe umugisha, nawe utarakora subscribe gira vuba na bwangu kugira ngo inkuru zicishwa kuri cano ujye ubasha kuzikurikira mu ba mbere. Uyu munsi tugarukanye iki muri My Heart Talking and Comment, tugiye kuvuga ku itangira ry'iyi nkuru. Ese mwaba mwibuka Nyambo yisanga ari impumyi? Ese mwaba mwibuka Navi akundana na Peri cyangwa se Devu akundana na Nana? Reka nze tubibanyuriremo hanyuma mukomeze muryoherwa n'iyi nkuru. Nk'uko mubizi abatangiye inkuru ya My Heart, Nyambo yisanze ari impumyi. Amaze kwisanga ari impumyi, nyina akajya amubaza ati se umukobwa nta kintu ushobora kuba wagira wakora cyagufasha nyine, cyangwa se akarimo ushobora kuba wakora nawe nk'umuntu w'umwana mu rugo? Akavuga ati rero mama urandenganya, nakora iki ntabasha kubona? Urumva ni ikibazo cyiza yabaga abajije mama wiwe. Akamubwira ati rero n'abandi bantu bafite ubumuga bwo kutabona bafite utuntu bashobora kuba bakora. Ushobora kuba wagenda guteka, ushobora kuba wakwiga kudoda. Nyambo ati rwose mama ntabwo ibyo nabishobora ntabona, ntabwo byaba ari umutwaro muremure, ntabwo nabasha kubishobora. Uyu Nyambo rero ni nabwo yaje guhura na Yannick igihe yari agiye kugura irindazi. Mwibuke ko yari agiye mu Gakaritse kugura irindazi, yagendaga nyine ari ahantu yafashe mu mutwe. Urabizi ahantu ukunda kujya kenshi uko byagenda kose uba waragiye ufata mwazice yawe. Nawe rero yaje kugenda muri ubwo buryo, hanyuma aza guhura na Yannick ari kumwe na Yves. Hanyuma ubwo ngubwo baraganira ati bite amakuru n'iki. Yannick nyine yumva amwiyumvishijemo ukuntu ariko bitari ibintu bya danje birenze, aramuganiriza amubaza amakuru n'iki. Umukobwa ati amakuru ni meza n'iki, ese ko uri kuza kugira turi bwahamenye aho ugiye n'iki? Ati mba mpazi, ati ndagerageza. Ati se ati amafaranga ati uyakura hehe? Aravuga ati amafaranga ni mu rugo bayampa, ati cyangwa se nanjye nawe mbonye icyo giceri nyine nkaza nkagihereza umucuruzi nkabasha gufata ayo mandazi. Yannick nyine umukobwa yumva amuteye impuhwe, aravuga ati ntacyo se, ati ntawaga ubufasha akaguherekeza nibura akaba yakugeza aho ugiye kugurira, hanyuma kugira ngo utabasha kuba wahura n'ikindi kibazo mu nzira. Umukobwa ati nta kibazo, aramuherekeza. Rero agezeyo aramufasha ndetse anamugurira n'ayandi mandazi menshi ku buryo yari agiye kugura irindazi rimwe ariko agataha atwaye muri amverope. Nuko aramufasha n'ubundi arakomeza aramuherekeza, arangije aragenda amugejeje ku gipangu. Afite uburyo yakabakabaga nyine akumva ko yageze ku gipangu, hanyuma ubwo arinjira asiga amubwira ati rwose ati nzajya nza kukureba aha ngaha, ati ntacyo ujye uza twiganirire, ati n'ubundi irungu bararyanyishe. Yannick yagiye yumva atariho, yumva anezerewe cyane, yumva uyu mwana w'umukobwa nyine amwitayeho cyane mu buryo bukomeye. Kandi Yannick akomeza kugenda nyine aza yegereye umukobwa, ariko akanga yahagera mu rugo nyine akanga ko babasha kuba bamenya ko ari umusirimu, ari umuntu w'umukapo. Agahita yambara imyenda nyine iciriritse kugira ngo yigaragaze koko nk'umuntu w'umuyede cyangwa se nk'umuntu uciriritse. Hanyuma ariko umukobwa agakomeza amuganiza bumva ibintu kimwe. Aha ngaha ni naho Nsabi n'ubundi nawe yari akigera muri iyi nkuru, akigera mu mujyi. Bigaragara ko akigera mu mujyi nyine ari umururu agifite ubuturage, ndetse Devu na Peri nabo bari baryoheye mu rukundo. Icyo gihe Devu nawe yakundanaga na Nana, bose bari bafite amakupure nyine. Urabizi Devu ko ari inshuti ya Navi, noneho uyu Peri nawe akaba ari umuvandimwe n'ubundi wa Nana. Urumva nyine bari bafite amakupure ateye ubwoba. Guys, mwega se mwaba mwarabonye iyi nkuru mu ba mbere ku buryo mwabashije kuyikurikirana? Warakoze cyane kudukurikirana. Imana y'u Rwanda ihorane na